found me a woman. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be mine forever, I promise to never lay you down, baby, this is my vow. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, ooh, yeah. This is my vow. Can you see the red? I be your umbrella. I give you my heart, this is my vow. Mapenzi yetu itakuwa milele. We utaona, we utaona. Nizana hawe ni mana. I love you. Yani magambo murasohoka hano ari umugabo n'iki n'umugore. Ubundi mwakagombye kuva hano mujya kubana. Mwakagombye kuva hano rwose mujya kubana. Ibyo dukora rero mukaza hano mwamara kuhava mukabona kujya gusaba no gupfa ntabwo ari. Ubuse hari ujya gusaba uwo yamaze guhabwa. Urava hano wamuhawe ari umugabo wawe ari umugore wawe ndetse n'ikimenyumenyi dore n'abase b'abakobwa n'abahungu bateye igihugu. Ntibabemereye ntibaba bahaye ku mugaragaro. Ese barifa ku mama y'ihamwe saa 7 dore na za kamera zirahari. Ubwo rero ugomba kuva hano ari umugabo n'umugore. Ariko ibyo simbuze sishaka kuvuga ngo mureke guca mu yindi mihango mwateganije. Hari n'abava hano bagahita bajya gusaba uwo munsi hanyuma ibindi bikazakomeza. Hari n'abava hano bagahita babana. Ariko abo tudashigikira natwe tutembera n'abantu baza bagasezerana hano. Hanyuma umukobwa agataha iwabo, umuhungu agataha iwabo, ngo bakazakora ubukwe umwaka utaha. Biriya ntabwo ari byo. Kugeza n'aho bamwe basaba divorce batana batarigeze babana. No muri iki cyumweru ejo bundi musibe ejo narayandukuye y'abantu baje gutandukana. Ariko ntibigeze babana ariko barasezerana. Barangije narataha nyuma y'igihe runaka baza kugira batumvikanaho. Ubwo bisaba kujya mu rukiko nta kundi. Narivuze ngo rero muza hano mwanyuze mu bintu byinshi bitandukanye. Muri fiançailles harabaye gufata irembo, imiryango yaraganiriye afite ibyo ateganya ku muryango. Umuryango ntabwo ari ikintu umuntu ashinga hanyuma akabikora uko abishaka, uko abyumva, akawuyobora uko abishaka, uko abyumva. Ntabwo ari byo. Hari icyo amategeko ateganya. Mwabyumvise mu ndahiro ngo tukazabana uko twabyiyemeje dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Ntabwo uzasanga umuco buri muntu yakuriyemo nawo hari icyo ukora ku muryango. Uburere nabwo ntitwagusiga. Turebera amategeko, umuco, uburere, ibyo byose bidufasha kubaka umuryango mwiza. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda hari icyo rivuga ku muryango. Itegeko ry'umuryango ryasohotse muri uyu mwaka kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka rigena abantu n'umuryango. Naryo rifite ingingo nyinshi ziteganya uburyo abantu bagomba kwitwara nuko urugo rugomba kuba
rumeze. Icya mbere ntawe ushobora kuza gusezerana atujuje imyaka 21. Keretse itegeko rishyiramo aho ngaho exception rishyiramo hari abo ryemerera, hari aho rivuga ngo cyakora umuntu ufite imyaka 18 wujuje imyaka 18 kuzamura kubw'impamvu zifatika zumvikana ashobora gusaba gusezerana atarageza 21. Ariko abisaba gute? Yandikira umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere, ubwo ni meya, agasobanura impamvu ashaka gusezerana ataruzuza imyaka 21. Umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere agasuzuma izo mpamvu, yasanga zifatika agatanga uburenganzira, yasanga zidafatika akakubwira ko zidafatika, utegereza imyaka 21 ikagira gute ikuzo. Ariko twebwe aba bageni bacu bose bari hano imyaka 21 iruzuye. Ikindi, yaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, yaba itegeko ry'umuryango byemera ko gushyingiranwa ari ubukorwe ku mugabo umwe n'umugore umwe. Nta mugabo wemerewe kugira abagore babiri, nta n'umugore wemerewe kugira abagabo babiri. Ikindi tutemerewe gukora mu mategeko yacu, ntabwo twemerewe gusezeranya aba bana bahuje ibitsina. Ibyo nabyo ntabwo byemewe. Murabizi ko mu bihugu bimwe na bimwe hari aho babyemeye babikora, ariko twebwe ntabwo tubyemeye. Umushinga amategeko rero yahaye agaciro umuco, ahanishinzwe kumenyana no gushimana hagati y'umusore n'inkumi, ndetse no kuganira hagati y'imiryango bavukamo mbere yuko baza mu murenge. Niyo mpamvu twebwe iyo uje hano gusezerana tubanza kubaza ko mubyumvikanaho. Umuhungu n'umukobwa bagomba kuba babyumvikanaho bakabiganira, barangiza kubiganira bikaba byaraciye mu nzira zikwiriye bakabona kuza mu muryango. Ibyo ngibyo wabisanga mu ngingo y'196 y'itegeko ry'umuryango ryavuzwe haruguru. Turasaba iki rero? Turashaka kubabwira ngo ishyingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda, irimo umuhango wo gusaba irembo no kurifata, uhuza imiryango y'abifuza gushyingiranwa bikemezanwaho ibyo baganira bakabyumvikanaho. Umuhango wo gusaba umugeni no gukwa ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri yemeranya ko umuhungu n'umukobwa bayikomokamo bazashyingiranwa, kandi ko izakomeza kubashigikira mu rugendo batangiye. Aha ngaha rero ni naho hakomeye. Umuhungu n'umukobwa barakundana, akabaho gufata irembo, akabaho gusaba no gukwa, bakaza mu murenge mugasezerana, mukajya kwa padiri cyangwa kwa pasiteri. Kwa pasiteri ho biroroshye. Kwa pasiteri ntibazigere bakubwira amakuru yo gutandukana, ntabwo bazakubwira amakuru y'uko mu rugo hashobora kubamo ibibazo. Bazakubwira ngo aka ni akara ko mu mara yawe, ni akagufa ko mu magufa yawe, azitwa umugore nk'uko yakuwe mu mugabo. Ahita akubwira ko uwo mukobwa yavuye muri wowe, uhite wumva neza 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 ko ari urubavu rwawe, ari marayika utwaye mbese muri make. Nugera mu rugo rero ukabona bitangiye kunyurana, uzavuga ati ese uru rubavu ngo rutangiye kumpandara bigenze gute? Ndashaka kuvuga iki hano? Muhuye muri abantu bakuru, munkurikire, abageni mukurikire, ni mwebwe ndi kubwira, mwicare neza mukurikire. Muhuye muri abantu bakuru, buri wese
yakuriye mu muryango wabo cyangwa se hari umuryango yakuriye muri kabivuge gutya, hari n'icyo afite, hari uburyo yumva ibintu, hari uburyo yari asanzwe abayeho kuva akiri muto, afite imyaka 21 cyangwa 25 cyangwa 30, hari n'abafite 30. Ahuye n'undi muntu nawe wakuriye mu wundi muryango, mu rundi rugo, ufite nawe uko yumva ibintu, nawe ufite imyaka 30. Mu yandi magambo, ni abantu babiri bakuru bahuye. Niba bahuye rero ari babiri bakuru bakuze, aba bantu bagomba kubahana, bagomba guhana agaciro, bagomba gutega amatwi, umwe agatega amatwi mugenzi we. Ntabwo ari ukuvuga ngo nzanye umugore ngiye kumuyobora uko mbishaka, ntabwo ari umwana wazanye, ni umufasha. Azagufasha no mu bitekerezo, azagufasha mu kubaka urugo, azagufasha mu guha urugo umugabo n'umugore. Kugira ngo urugo rube rwiza, ikintu cya mbere musabwa ni ukubahana. Buri wese agomba kubaha ibitekerezo bya mugenzi we, buri wese agomba kubaha inama za mugenzi we, buri wese agomba kumva ko atazafata icyemezo mu rugo atagishije mugenzi we inama. Icyo nashaka kugarukaho ku miryango rero, inshingano z'umuryango ntabwo zirangira umunsi ubukwe bwabaye, zigomba gukomeza, bakabaherekeza mu bitekerezo no kubagira inama kugira ngo umushinga urugo rukomere ruzagere kure. Ikibabaje ni uko uyu munsi ababyeyi iyo bamaze gushingira abana batongera gusubira inyuma na rimwe ngo bajye kubagira inama, ndetse n'abana iyo bagize ikibazo bageze mu rugo, reka kubita abana abageni, urugo rushya iyo rugize ikibazo bageze mu rugo, nta wumva ko ashobora kujya kugisha umubyeyi inama, ahubwo biruka kuregana mu nzego zitandukanye. Sinshaka kuvuga ngo muzahishe ibibazo bageze mu rugo, ariko ndashaka kuvuga ngo ababyeyi bashobora kubagira inama, urugo rukubaka rugakomera rukagera kure. Iyo ufashe umwana mudafitanye isano ukamubera umubyeyi, icyo bita adoption, kubera umubyeyi umwana utabyaye, uwo mwana ntabwo mushobora gushingirana, nta nubwo ashobora no gushingiranwa n'abana bawe. Kuko iyo ubikoze mu buryo bwemewe n'amategeko, uba umugize uwawe, ahita agira n'uburenganzira bwo kukuzungura. Uwemerewe kubera umubyeyi umwana atabyaye n'abakomoka kuri uwo mwana nabivuze, uwagizwe umwana n'utaramubyaye n'uwashingiranywe n'uwamugize umwana, ubwo yaba njye cyangwa umugore wanjye, uwo mwana duhita tugirana amasano atuma tutashingiranwa. Uwemerewe kubera umubyeyi umwana atabyaye, ibi nabivuze, abagizwe abana n'umuntu umwe utarababyaye. Ni ukuvuga ngo njyewe ahangaha niba fashe umwana wo muri uyu muryango kamugira umwana wanjye ntaramubyaye, ngafata n'umwana wo muri uyu muryango nkamugira umwana wanjye ntaramubyaye, iyo si imiryango, si abana babiri bavuka mu miryango ibiri, ntibaje mu muryango wa gatatu nawe utarababyaye. Abo bana iyo mbagize abandi mu buryo bwemewe n'amategeko adoption yuzuye nkabagira abana, nabo ubwabo ntibagomba gushingirana, kuko baba babaye abana banjye bombi. Umwe aba yabaye umuhungu wanjye, undi yabaye umukobwa wanjye, ntabwo rero bakongera ngo bagire gute bashingirane. Hari ibisabwa rero abagomba gushingira. Ibi ngibi mwarabikoze simbitindaho. Ni ugushikiriza ubuyobozi cyangwa se umwanditsi w'irangamimerere ibyangombwa by'amavuko n'iby'uko muri ingaragu. Ahangaha biteganywa n'ingingo ya 200 y'itegeko ry'umuryango nari babwiye,
buri wese ugiye gushingirwa azana icyangombwa akatwereka yuko ya myaka yuzuye, akanatwereka yuko ari ingaragu. Hakabaho gutangaza abazashingirwa. Gutangaza abazashingirwa ibyo mwita kubaranga, cyangwa se abandi barabona kubamanika. Impamvu tubaranga ni ukugira ngo niba hari ufite isezerano ahandi abe yabimenya cyangwa se babitubwira. Akaba rero n'inshingano z'abashyingiranywe. Abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Aka kantu rwose mugaceho umurongo. Mu byo mutahana, mu byo mufata, mutagomba kwibagirwa n'ibingibi. Abashyingiranywe nk'uko biriya bindi n'ibyo twibukiranya byararangiye, kurambagiza, gufata irembo, kuzana ibyangombwa, ibyo byararangiye. Kandi ibyo birangirana nyine n'uyu munsi. Wenda waba wabeshe akazaza ingaruka nyuma, ariko akangaka nakazabaranga ubuzima bwanyu bwose. Abashyingiranywe bafite uburenganzira bakagira n'inshingano bingana. Abashyingiranywe bagomba kudahemukirana, gutabarana no gufashanya. Ntabwo umugore arusha umugabo uburenganzira, nta nubwo umugabo arusha umugore uburenganzira mu rugo. Ariko kandi bafite n'inshingano zingana, inshingano zo gutunga urugo. Twese nk'abashyingiranywe tugomba guhuriza hamwe tugakora cyane kugira ngo tubashe gutunga urugo rwacu. Ahangaha ni naho havuka ibibazo byinshi, aho usanga umugabo n'umugore bakora amanywa n'ijoro, baba bacuruza, baba bakorera leta, ari abahinzi se, ari aborozi, ibyo wakora byose. Twese buraca mu gitondo tukajya mu kazi kugeza nimugoroba, ariko twaza kugera mu buryo bwo gucunga umusaruro. Kugeza uyu munsi turacyabona abagabo benshi bashaka kuwiharira kurusha abagore. Umugabo akumva ko ari we ufite ijambo ku mitungo. Kugeza uyu munsi turacyakira ibibazo bigaragaza ko inka mu rugo ari iy'umugabo, ishyamba ari iry'umugabo, ubutaka ari ubw'umugabo. Ikintu cyose gikomeye mu rugo ni icy'umugabo, hanyuma ukibaza ugase umugore w'utiwe bibaye ibihe. Ibyo rero bigomba kurangira. Ibyo bigomba kurangira. Mukazirikana ko mufite uburenganzira, mukagira n'inshingano zingana ku mutungo, mu rugo, mu gutanga inama, mu gushaka ibitunga urugo, mu kubahana kugira ngo mubashe kubaka urugo rwiza. Mukirinda guhemukirana, mukirinda ikintu cyose gishobora gutuma umwe ahemukira undi. Mugafashanya, mugatabarana, umwe yagira ibyago undi akumva ko nawe bimureba. Abasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko bagira inshingano zikurikira. Bagomba kubana. Nibyo narimo mbabwira. Ntabwo mugomba gusezerana muri murangiza umwe ajye kuba iwabo undi wabo. Niba munabikora mubikora igihe gito, mutegura ubukwe mu bane. Umugabo n'umugore bagomba kubana. Umugabo n'umugore bagomba gutanga ibitunga urugo. Niba ari umugabo ufite akazi uri gukora, agomba gutanga ibitunga urugo. Niba ari umugore, agomba gutanga ibitunga urugo. Bagomba kurera neza abana babyaye. Ubushize ntabwo ari muri uyu murenge aho narindi nabashije abantu umunsi wo gusezerana nk'uyu nguyu. N'abana bose muzabyara abana bangahe? Umugabo aravuga ati ni abana 3 nta kubarenza. Umugore ati arakubeshya.
ati yewe ntabwo twigeze tuvugana bya ADEPR, ntabwo nemera kuboneza urubyaro, nzabyara b'Imana izambe. Biba bigaragaje ko muri fiançailles mutaganiriye mu buryo bwimbitse. Niba mugeze imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, mugeze umunsi wo gusezerana, mutaraganira ku bana muzabyara, harimo ikibazo. Rero mutuma bibabera kabisa. Yego ndabizi mushobora guteganya 2 mukabyara 3, mushobora guteganya 3 mukabyara 4, hari n'ubyara rimwe akabyara impanga ya 3. Ibyo ntibishoboka se? Ariko nanone abantu baraganira bitewe n'ubushobozi bafite. Muri iki kinyejana tugezemo, twibuke ko abana bose tuzabyara cyangwa se muzabyara bagomba kwiga. Tunibuke yuko ari nawo mugabane ukomeye tuzaha abana bacu, ni ukubaha ishuri bakiga, barangiza bakitunga. Tugifite amasambu manini ngo tubahe imigabane, tubahe aho bubaka, tubahe aho bahinga, tubahe aho bororera. Ibyo bazabyishakira babikuye mu bumenyi twabahaye. Ikijyanye n'abana rero mugomba kubiganiraho. Inshingano yo kubana nabivuze, nayo iteganywa n'ingingo ya 236 y'itegeko ry'umuryango. Igihugu buriya buri gihugu cyose kigira indangagaciro zacyo. Abana bacu nitwe tugomba kubatoza bakabaho neza, bagakura neza, bakiga, tukanabatoza gukunda igihugu, tukabatoza no kugikorera. Ibyo bizava mu byo twabigishije n'indangagaciro twaberetse. Iyo umwe mu bashyingiranywe ateshutse ku nshingano yo kwita ku bana, kubaha ibibatunga no kubarera, uwo bashyingiranywe cyangwa se undi muntu ubifitemo inyungu ashobora kumurega mu rukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 240 ya tegeko ry'umuryango. Kwita ku bana ni inshingano, ni itegeko. Itegeko rirabiteganya ry'umuryango. Ni ukuvuga ngo umwe mu bashyingiranywe niba atita ku bana, ndabibona cyane cyane ku bagabo, arigira gutya agashwana n'umugore, munkurikire abageni, nimwe ndi kwigisha. Ugasanga ashatse undi mugore cyangwa se ataye urugo, aragiye agakora ntiyagire ifaranga zinjira mu rugo. Niba rero atita ku bana, umugore ashobora kukurega, cyangwa niba ari umugore utita ku bana, umugabo ashobora kumurega, ariko n'undi muntu wese ufitemo inyungu ashobora gutanga ikirego. Niba mukora mufite ubushobozi, abana banyu mukaba mubataye nk'abandi benshi mbona bamwe batakwa basekuru kwa banyirakuru, uriya mukecuru cyangwa uriya musaza cyangwa undi muntu ufitemo inyungu ashobora gutanga ikirego akavuga ngo hano hari abana babayeho nabi kandi ababyeyi bafite ubushobozi barabataye, banze gutanga ibibatunga. Urukiko rukabitegeka. Hanyuma ibyo rutegetse iyo utabishyize mu bikorwa, abahesha b'inkiko baraza bagafata ibyawe ku ngufu za leta kugira ngo babashe gutunga abana. Niyo mpamvu rero mugomba kuganira cyane cyane ku bijyanye no gutunga abana kugira ngo n'abana muzabyara. Iyo rero twebwe tubigisha, ntabwo tuza kubigisha nka bya binini nababwiye mwiyobokamana bababwira ko muzabana akaramata kubera ko kabaye akagufa ko mu magufa yawe. Tunababwira yuko hari ibintu bishobora gutuma ishingirwa riseswa. Ibyo nabyo bibaho turabivuga. Guseswa rero, ishingirwa rishobora guseswa n'izi mpamvu zikurikira. Urupfu rw'umwe mu bashingiranywe, ni ukuvuga ngo umwe iyo apfuye, usigaye nta tegeko riba rikimuhambiriye, ashobora kongera gusezerana. Iyo ni impamvu ya mbere yo guseswa kw'amasezerano yo gushingirwa, ni urupfu. Impamvu ya kabiri ni ubutane bwa burundu. Abashingiranywe iyo batandukanye, buri wese aba yemerewe kongera gusezerana n'undi. Iyo umwe mu bashingiranywe apfuye,
ishingirwa riba riseshwe, riba rirangiye. Ingingo ya 246 y'itegeko ry'umuryango. Imwe mu bashingiranywe apfuye, abana bakomeza kurerwa n'umubyeyi wabo wasigaye, kabone niyo yakongera gushingirwa. Iyo nawe apfuye barerwa mu buryo buteganywa n'amategeko, ubwo ashobora kurerwa n'umuryango cyangwa se mu bundi buryo. Ariko ndashaka kuvuga ikahangaha, iyo umwe apfuye undi agasigara, asigarana inshingano zo kurera abana. Ariko niyo ashatse undi mugabo cyangwa undi mugore, ntagomba guta inshingano zo kurera abana, kuko babana aracyari umubyeyi wabo kandi niwe uhari, agomba kubitaho. Iyo umwe mu bashingiranywe apfuye, uruhare rwe ku mutungo rucungwa n'uwo bashingiranywe ukiriho kugeza izungura rifunguwe. Ni ukuvuga ngo niba ari umugabo cyangwa umugore upfuye, usigaye akomeza gucunga ya mitungo, akayireramo abana kuzageza igihe hazabaho kuzungura, ariko abana bashobora kuzungura umubyeyi wabo. Ubutane bwa burundu. Buri wese mu bashingiranywe ashobora gusaba ubutane kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Ahangaha naho muhakurikira impamvu zishobora gutuma habaho gutana. Iya mbere ni ubusambanyi. Nababwiye kare ntagira ngo abashingiranywe bagomba kwirinda guhemukirana. Ubusambanyi ni imwe mu mpamvu zitera gatanya. Impamvu ya kabiri, kuba umwe mu bashingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro, nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. Niba mushingiranywe hanyuma umwe mu bashingiranywe agata urugo akamara amezi 12 akurikirana yarataye urugo, undi ashobora gusaba gatanya. Impamvu ya gatatu, guhamwa n'icyaha gisebeje. Umuntu ashobora gukora icyaha gisebeje kigatuma batanga gatanya mu gihe undi ayisabye. Impamvu ya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo, nabyo nabivuze. Niba umuntu afite ubushobozi akanga gutanga ibitunga urugo, ashobora gutuma habaho gatanya. Impamvu ya gatanu ni ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishingiye ku mutima, irishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega. Irishingiye ku mutungo, ubwo ku mutima ni kwa kubwira umuntu amagambo amukomeretsa, amubabaza, atuma ahorana agahinda. Iyi mpamvu nayo ishobora gutuma ubwibwa aya magambo ajya gusaba gatanya. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina nayo ni impamvu ituma habaho gatanya. Abashingiranywe bashobora guhohoterana, umwe agahohotera undi bishingiye ku gitsina. Ahangaha bivuze ko imibonano mpuzabitsina y'abashingiranywe ikorwa babyumvikanyeho. Indi mpamvu ni ukumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo, bagashwana hanyuma bakitandukanya, bakavuga tereka umwe abe hano undi abe hariya. Munda kubibona cyane mu biturage, umwe aba muri annex undi akaba mu nzu nini, akaba bakitandukanya iyo imyaka 2 ishize badashoboye kwihuza. Icyo gihe bashobora gusaba gatanya. Indi mpamvu itera gatanya, iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itagaragajwe muri izi nyandiko, nanone nabyo bishobora gutera gatanya. Nanone bashobora kutabana kubera ko umwe mu bashingiranywe afashwe nabi. Ariko ibyo ntabwo babyita guta urugo. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore bashobora kubana, hanyuma umwe agafata undi nabi, bigatuma umwe ata urugo akagenda, asohoka mu rugo akagenda. Icyo gihe ntabwo ajya gusaba gatanya, usigaye ntajya gusaba gatanya ngo umugore cyangwa umugabo yataye urugo,
kandi yarahunze kubera gufatwa nabi. Aha naho tuhatega amatwi cyane, hateza ibibazo mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Nubwo nari nabibabwiye mu bitega amatwi, mu kanya ndaza kubabaza, buri wese aratubwira uburyo yahisemo. Uburyo bwa mbere nawe ni ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange ni iki? Ivangamutungo rusange ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo wabo, wose, uwimukanwa, utimukanwa, byose bakayivanga. Ni ukuvuga ngo niba mwemeje kuvanga umutungo, muba muvanze umutungo wimukanwa, mukavanga n'umutungo utimukanwa, icyo gihe nta n'umwe muri twe cyangwa muri mwe uba ugifite uburenganzira bwo kugira icyo akora ku mutungo atakiganiriyeho na mugenzi we ngo babyumvikane. Icyangombwa cyose cy'ubutaka cy'umuntu ufite urugo, washinze urugo, bandikaho izina ry'umugabo, imbere ye bagashyiraho 50%, hepfo hakajya iry'umugore 50%. Niba rero badushyiraho twembi bikaba umwe 50%, undi 50%, nta wemerewe rero kugurisha bwa butaka cyangwa ikiburiho cyangwa ikibwezeho tutabiganiriye. N'amatungo dufite, n'amafaranga dukorera, n'indi mitungo yose niko biba bimeze. Ntumbwire ngo muzavanga imitungo, umugore abwira uburenganzira ku butaka, ariko wa mushahara uhembwa ntawugireho uburenganzira. Ntabwo ari byo. Na wa mushahara uhembwa awufiteho uburenganzira, na rya duka ucuruza afiteho uburenganzira. Twibukiranye ko ari ibyimukanwa, ibitimukanwa, ndetse n'imyenda yose tuba tuyivanze. Gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza, ndetse no kuwikuraho. Abashyingiranywe bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo, kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo wabo mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo ntushobora kugurishwa, gutangwa, cyangwa se kuwikuraho abashyingiranywe bombi batabyemeranijweho. Niba hari wari ufite ubutaka bwo mwanditseho, agomba kubuhinduza no gushingirwa, barangiza bahisemo ivangamutungo rusange. Abashyingiranywe bafatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere yo gushyingiranwa n'iyo bemeranyijeho gufata nyuma yo gushyingiranwa. Ni ukuvuga ngo niba duhisemo ivangamutungo rusange, tugomba no kumvikana uburyo tuzishyura imitungo twafashe mbere yo gushyingiranwa. Iseswa ry'ivangamutungo rusange n'inkurikizi zayo. Iyo ivangamutungo rusange riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'icungamutungo mu buryo bw'imicungire y'umutungo, abari barashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku bundi buryo bumvikanyeho. Tugomba kugabana wa mutungo wose twari dufite mu buryo bungana cyangwa mu bundi buryo twabyumvikanyeho. Iyo ivangamutungo rusange riseshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe, umutungo ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rizatangirira. Ibi twabivuze. Ubwo ivangamutungo rusange ntituryumvise mu buryo buhagije.
bageni ivangamutungo rusange mwaje muhise. Ivangamutungo muhahano ni iki rero? Ivangamutungo muhahano ni uburyo abashingiranwe bumvikanamo bwo gushira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishinga. Kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo. Bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizunguru. Ibyo umuntu yari asanganywe batarasezerana bikomeza kuri ibyo ku giti cye, bakavanga ibyo baronse cyangwa se ibyo bahashe bamaze gushingirwa, ndetse n'impano bahawe bamaze gushingirwa. Ibyo nibyo bavanga, ariko ibyo umuntu yari asanganywe bigakomeza bikaba ibyo ku giti cye. Ubu buryo nabwo buremewe. Ibarura ry'umutungo, iyo bigenze gutya rero muhisemo ubu buryo, hagomba kubaho kubarura imitungo yari ihari. Igihe cyo gutegura amasezerano yo gushingirwa hashingiwe ku buryo abashingiranywe ubwabo bumvikanyeho, hakorwa ibarura yerekana umutungo bwite wa buri wese n'umutungo buri wese ageneye iremezo ry'urugo iyo uhari. Inyandiko y'Ibaruramutungo ishyirwaho umukono n'abagiye gushingiranwa, igakorerwa imbere ya noteri, igashyirwaho umukono kandi n'umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishingiro. Ingingo y'158 mu itegeko ry'umuryango. Bivuze iki hano? Impamvu habaho kubarura umutungo ni iki? Niba mugiye muhisemo yuko muzavangwa umutungo muzahaha mu bantu, hagomba kubaho kubarura umutungo musangana kugira ngo hamenyekane aho mugiye guhera, mutangiriye kuki, hanagaragare uwo mwahisemo nk'iremezo ry'urugo, hanyuma mukabishyiraho umukono, noteri akabisinyira, ndetse n'umwanditsi w'irangamimerere akabisinyira. Izo nyandiko zikabikwa kugira ngo ejo hatazagira uzafata umutungo mwaronse mumaze gusezerana ngo avuge ko yari awusanganywe, cyangwa se hagira uvuga yuko uwo mugenzi we yari asanganywe bawuhahanye. Uburyo bwa gatatu bwo gucunga umutungo ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana ububasha bwo gucunga, kwikenuza, kwikuraho umutungo we bwite. Aha bivuze iki? Abantu bumvikana uburyo bazabana nk'umugabo n'umugore, ariko buri wese akagumana uburenganzira busesuye bwo gucunga umutungo we, kuwikenuza, ubwo ni ukuwugurisha igihe abishakiye. Iyo bavuga kuwikuzaho ni ukuba nawe undi muntu ugaragaje umutungo wanjye, ashobora kuba uwo tuvukana, ashobora kuba undi muntu nakunze, nta kibazo. Ibyo nabyo biteganywa n'amategeko, itegeko ry'umuryango n'ubundi rya tegeko twavuze. Ingingo y'162 nayo igaragaza ko ubu buryo bwemewe. Hanyuma muri iri tegeko rishasha agashya navuga karimo nk'uko bimaze kuvuga byose birasanzwe ku bakurikiye n'abakurikira n'abaherekeje abandi benshi gusezerana, niko bisanzwe. Ariko muri iri tegeko rishasha bashyiramo ubundi buryo bwa kane, ni uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushingiranwa. Biravuga ngo abagiye gushingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo, iyo itanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda.
ingingo y'166. Mu yandi magambo, ushobora kudahita mwivangamutungo rusange, ntuhite mwivangamutungo muhahano, ntuhite mwivanguramutungo risesuye, mugahita mwandi masezerano bwanyu mugirana muzacira umutungo wanyu. Ariko ayo masezerano akaba atanyuranije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ko rero abageni murumva ko mufite uburenganzira bwuzuye busesuye bwo gukora mu buryo butandukanye no gusezerana mu gucunga umutungo, mukabikora uko mwabyumvikanyeho. Iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushingirana. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, kubura kwa kimwe mu bisabwa byerekeye imihango cyangwa se inshingano yo gushingirwa, kuba hari umwe mu miziro twagaragaje haruguru, wenda bafitanye amasano y'abuzi, baravukana cyangwa se ibindi. Izo nizo mpamvu zishobora gutuma habaho gutambamira ishingirwa. Abashaka kubikurikira neza bazasome ingingo ya 217 na 218 y'itegeko ry'umuryango, niho bashobora kubona impamvu zifatika zatuma abantu bagiye gushingirwa batambamira. Ntabwo ari icyemezo ubyuka mu gitondo ngo kivuge bacyakire. Ibindi rero twavuga ku bijyanye n'amategeko turabivuze mu buryo buhagije. Twababwiye iby'amategeko ateganya, twavuze iby'umuco uteganya, twavuze impamvu zitera agatanya, twababwiye uburyo bwo gucunga umutungo, ndetse twanababwiye n'uburyo abantu bashobora gutambamira ishingiro. Bageni rero, namwe bavandimwe mwaherekeje aba bageni bacu, nagira ngo mbabwire ngo murabona uburyo abantu babaherekeje ari benshi. Murebe sale yuzuye, hanze ikibuga kiruzuye. Aba bantu bose babashagaye baje babaherekeje, babambaye, bishimiye ubukwe bwanyu, bishimiye ko mushinga urugo. Mugomba kubahesha agaciro. Agaciro muzabahesha n'akanya nuko muzashinga urugo, muzubaka urugo rugakomera, nuko muzashinga urugo mu buryo ababyeyi bazabirata bakavuga ngo abana bacu bafite urugo rwiza, abavandimwe bacu bafite urugo rwiza. Kugira ngo urugo rube rwiza nuko tuzubahiriza ibingibi amategeko avuga. Ariko nanone urugo rugomba gukomezwa cyane cyane no gukora. Nagira ngo mpace akarongo, tugomba gukora cyane kugira ngo tubashe kubaho neza no gutunga. Mugomba gukora. Uyu munsi mu nteko z'abaturage, ku muganda, mu nama zose zihuje abayobozi, bagaruka kuri gahunda yo kwikura mu bukene. 6 batweretse ibyangombwa yo gukora
nta rindi sezerano bafite, harimo 3 basanzwe babana. Hanyuma hari umunsi baje turiga ariko ntibaza bose. Uyu munsi rero habanje kubaho kwiga ndetse no gufata ibikumwe by'abatari babitanze mbere. Byose muri rusange byaba iby'abahamya n'abageni twabirangije ndetse bamaze no kuvuga mu buryo bahisemo. Abanumva rero nabaha ikaze hano mu Murenge wa Muhanga kugira ngo muze mubashimire abakozi. Mwiriwe nanone nshimire mugenzi wanjye yakiriye hano mu Murenge wa Muhanga. Namwe kandi mbashimira, ariko by'umwihariko dushimira abano bageni bacu turi kumwe ahangaha, ari nabo baduhurije ahangaha, sibyo? Waje hano se atatumiwe n'aba bageni dufite imbere yacu? Mwese ni muri abatumirwa babo, siko bimeze? Turabashimiye rero kandi namwe tubashimira, ariko n'impamvu tubashimira nyine nuko birumvikana impamvu duhuriye aha twese nuko impamvu ihaduhurije ni impamvu ikomeye. Biba ari ibintu bidasobanutse ntabwo mwari kuza, natwe ntitwari kuza, sibyo se? Ariko ngira ngo nk'uko mugenzi wanjye yabigarutseho, mwabonye ko iri shyingirwa riba rigiye kubera ahangaha cyangwa se aya masezerano baba bagiye gukorera aha, ni amasezerano ateganywa n'itegeko kugira ngo mwabibonye. Ndetse nta nubwo buri wese utekereza kuba yashyingiranwa, ahubwo buri wese tubimukorera kubera ko hari iby'itegeko riba ryavuze tugomba gushingirwaho kugira ngo tubashe kuba twabashyingira. Rero ari ahangaha kugira ngo byose kuko mwagize umwanya wo kubiganiraho no kubisuzuma, ariko icyo twakwibukiranya ni uko ubundi iri sezerano ugiye kugirana ikivamo gikomeye n'umuryango, sibyo? Umuryango dufatiye runini, kuko buriya tudafite umuryango twese ntaho twaba turi. Umuryango tuwukesha byinshi cyangwa se hafi ya byose ubundi bitugira iby'ibanze, burya tubikomora muri uyu muryango turimo kuvuga mwahoze muganiraho muri iri tegeko. Uyu munsi rero bano bageni bacu dufite imbere yacu bagiye kugirana gushyingiranwa, nabo bubaka umuryango. Umuryango rero, wa muryango niho mvuga twese dukesha byinshi dushingiyeho, burya nawo ushingira cyane ku bantu babiri. Aba ngaba rero dufite imbere yacu, sibyo? Bivuze ngo uyu muryango nimwe mugiye kuwubaka, siko bimeze? Kandi nk'uko babibasobanuriye, nta muntu tujya dushyingira ku gahato. Mwese ndizera ko mwaje ku bushake bwanyu, mwabihisemo, ari icyemezo mwafashe mwembi, kugira ngo niko bimeze. Rimwe hari uwaje hano ku gahato, waje ku gahato tumuha umwanya yigendera. Amahitamo itegeko rirabiteganya, dushyingira abantu ubushake bwabo, kandi n'uwo mushyingiranwa uwo wagize gute, wamuhisemo nawe akagira gute. Yewe Nshimiyimana Jean Claude, umwanditsi w'irangamimerere mu Murenge wa Nyamabuye, nshingiye ku bubasha nahawe n'umwanditsi w'irangamimerere mu Karere ka Muhanga, maze kumva amasezerano ya Korubone Felix na Koyiremeye Anuarite, ndashimye Gilbert n'Uwamariya Jeanne, Twagirayezu Pascal na Mutuyimana Placide, Nshimiyimana Atanaze na Kimana Imaye Brigitte, Sinibona Felicien na Nyirasabimana Valentine, Namugabo Atanaze n'Uwiringiyimana Serafine, Hategekimana Jean Claude na Mukeshimana Fortune, Izinde Jean Pierre na Ishimwe Marie Julienne, Nshimiyimana Jean Baptiste na Kanakuze Julienne, Bihimbye Umuseri Pierre na Uwamahoro Giovanni, Twahirwa Private na Uwababyeyi Alice, Nirora Theophile na Irakarama Liliane,
Habumuremyi Philippe na Tuyishime Diane, Kwitonda Emmanuel n'Abayisenga Nyesi, Twizera Emmanuel, Uwamahoro Therese, Barubukeye Hakuna na Izabiriza Salama. Agiranye imbere yanjye ku ruhame rwa benshi shingiye kandi ku bubasha amabwa n'amategeko, nemeje ko kuvugu ko Rubone Felix na Koyireme Anuarite, Ndashimye Gilbert n'uwo Maria Jeanne, Bagirayezu Pascal na Mutuyimana Placide, Nshimiyimana Athanase na Kimani Maye Brigitte, Sindibona Felicien na Nyiransabimana Valentine, na Mugabumwe Athanase n'Uwiringiyimana Seraphine, Hategekimana Jean Claude na Mukeshimana Fortune, Izinde Jean Pierre na Ishimwe Marie Julienne, Nshimiyimana Jean Baptiste na Kanakuze Julienne, Binimuderi Pierre n'Uwamahoro Giovanni, Twahirwa kuri Bote n'Uwabyeyi Alice, Nibora Theophile na Irakarama Liliane, Habumuremyi Philippe na Tuyishime Diane, Kwitonda Emmanuel na Abayisenga Agnes, Tuyizere Emmanuel n'Uwamahoro Therese, Barubukeye Hakuna na Izabiriza Salama, bashyingiranywe uko amategeko abiteganya. Wambereye inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'ifura, mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza, muri uyu munsi w'amateka ndabigushimye. Mbega urukundo ruzira ikizinga, mbega urukundo ruzira ikizinga. Nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. N'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite ngufite. Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi, inshuti n'imiryango badushimiye intambwe, kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije. Yo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe, nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda